ibyo nibibe byose Haruna Niyonzima umurejande w'ikipe ya Rayon Sport APRFC amakipe akomeye hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yegukanye Sekafa kubwawe nka Haruna Niyonzima competition warebye yose bivuze iki ku banyarwanda iyi ntsinzi y'ikipe ya Rayon Sport Sekafa heruka gakera? Kwanza felicitation kuri Rayon Sport, ikindi felicitation ku banyarwanda kuko narabivuze tugitangira twari dufitemo ama ekipe abiri, ariko ntabwo nyene mfite ubwoba bwo kuvuga ko imwe muri zo yatwara igikombe. So uyu munsi rero turabibonye Rayon Sport itwaye igikombe, ni byiza kuri Rayon Sport ariko ni na honor ku gihugu cyacu, nayo mpamvu nangiye mvuga ngo felicitation. Ikindi navuga nuko kuva kuri match ya mbere ugeza kuri match ya nyuma udatsinzwe, ngiye ku bwanjye navuga ko Rayon Sport yagize Sekafa nziza. Haruna nk'umutekinisiye nk'umuntu wakinnye uburi muri kariyeri wenda uninjira no gutoza, ni Rayon Sport mu kibuga ubona ahindutse iki? Ni mercato yakoze cyangwa ni umutaktisien n'umutoza hari ingingo n'icyo ubona change muri Rayon Sport? Icya mbere navuga nuko iyo ufite staff nziza na ekipe imera neza, ariko icyo nashimira abakinnyi bigaragare ko babashije kumwumva. Ikindi Rayon Sport yagaragaje gukina nka ekipe, yagaragaje gukinisha ubushake, yari ifite inyota yo gutsinda, akaba ari cyo kintu navuga muri make cyabashije kubafasha. Of course n'abafana babateye imbaraga, nabyo ntabwo twabyibagirwa, ariko en general mu kibuga bari bafite ishaka. Haruna, hanyuma nakwibaza kuri Rayon Sport, imyaka ribaye myinshi, imyaka 7 nta gikombe cya shampiyona, imyaka 3 nta major trophy, igikombe cyo cyose twavuga ko ibi ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabifatiraho bakazamuka yaba muri competition mpuzamahanga na shampiyona bamaze igihe badatwara. Conseil yawe ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport? Bongeye conseil na Rayon Sport ntago ari ku bayobozi gusa, ariko nibo ba mbere bagakwiye gufatiraho bakagira consistency. Buriya gukora ibintu byiza nta muntu utabikora, ariko kubigumamo nicyo kibazo. Of course even no kubakinnyi kubera ko nk'iyi ni ibintu byiza, ariko ni pressure navuga bishizeho kuko bagomba kwerekana performance yaba muri shampiyona zo hanze, bagomba kwerekana iyi performance muri shampiyona ya hano, ariko ibyo byose bazabifashwamo n'ubuyobozi buzababa hafi. So rero icyo nabifuriza na amahirwe yaba muri shampiyona yaba no muri confederation, ariko consistency nicyo kintu gikomeye cyane. Haruna, sinasoza nakubajije kuri nkufata nk'umwe mu bakinnyi beza umupira w'u Rwanda wagize, barumuna bawe barimo uyu Muhoza Daniel, barimo Eritatu, by'umwihariko Daniel utsinze wina igitego gitanga intsinzi. Nicyo uvuga kuri aba bakinnyi bato? Ntabwo ko amakipe yatinye kugirira icyizere abakinnyi bato b'abanyarwanda, ariko Rayon Sport ifungura urwo rufunguzo kimwe wenda n'izindi zabikora. Niki nka Haruna ubonye muri aba bakinnyi bakiri bato cyane b'abanyarwanda? Bongeye icyo navuga, Haruna uyu munsi uhagaze hano nawe yabaye umwana. Iki kibuga ubona duhagazeho, match yanjye ya mbere twakinnye na Guinea Equatorial, bamaye amahirwe matsindira ibitego 2. Nkiri mutoya, I think I was 17. So utahaye umuntu amahirwe ntabwo ibindi bintu byose bishoboka. Niyo mpamvu ngewe ku bwanjye ndishimye ko Rayon Sport itsinze kubera ko ndi umunyarwanda, ariko nta kintu kinshimishije do please nko kubona umwana w'umunyarwanda nk'uriya mutoya, abantu batatekereza ko yakora ibintu nka biriya, ari uhaye Rayon Sport igikombe. So ku bwanjye rero zagakwiye kuba inyigisho ku yandi ma equipe, kuko buriya football irivugira, dushobora kuvuga ku ruhande, ariko niba umwana nk'uriya ashobora kuza mu minota nka iri yabonye agaha Rayon Sport igikombe, yagakwiye kuba inyigisho no ku bandi batoza no ku yandi ma equipe. Haruna, reka nsoze navuga ko muri competition abakurikiye Azam TV babonye analize yawe n'abantu barapeshetinze baravuga bati byaba byiza yaba televiziyo zo mu Rwanda nazo zizi iki kintu cyo kwizera aba legend abakinnye umupira, kuko mubivuga mubizi. Vraiment felicitation yaba wowe Medi Kagere, aba legend bacu kongera kubabona kuri iyi scene muganira umupira byari byiza cyane. Haruna mushimire, thank you so much Regent.
dufite amahirwe yo kukugira. Uwo rero ni Baba Mzazi Haruna Niyonzima usoje rwose iyi competition. Munyemerere shake n'abandi bantu. Dore ngiye ibyishimo bya Gacinya Chance Denis, ngibi ibyishimo ntabwo byoroshye, ngibi ibyishimo bya Gacinya Chance Denis, ubuyobozi bwa Rayon. Ngaba rero Babasiri Batingabo, Batingabo, sawa, 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 sawa. Dore ibyishimo rero. Uwo bita Nshimiyimana Emmanuel Kabange, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, abaye umukinnyi mwiza w'irushanwa, umukinnyi mwiza wa Sekafa Kagame Cup 2026. Oh la la, oh la la, oh la la, ya 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 ya. Nshimiyimana Emmanuel Kabange, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, abaye umukinnyi mwiza wa Sekafa Kagame Cup 2026. Ageze kuri Perezida Murenzi Abdallah, uwo bita Murenzi Abdallah, mbona ibyishimo ari byinshi, amaso wagira ngo yanarizemo kubera amarira y'ibyishimo. Ye baba Kabange we, umwaka ukomeje kuba mwiza cyane kuri Kabange, umwaka ukomeje kuba mwiza cyane kuri Kabange. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, ngibyo ibyishimo bya Kabange, umukinnyi mwiza wa Sekafa Kagame Cup 2026. Ateye match zose, iminota yose, kuva ku mukino wa mbere wa KFZ kugera ku mukino wa nyuma batsinda ikipe ya Gor Mahia, iminota yose nigeze asimburwa. Kabange umukinnyi mwiza wa Sekafa Kagame Cup. Uwo bita rero uyu musore Zumara w'ikipe ya Al Hilal, akaba ari we meilleur buteur wa Sekafa Kagame Cup 2026. agiye gushyikirizwa igihembo cye, afite ibitego 3, anganya na Djibril Watarashe w'ikipe ya APR FC. Samara rero wa Al Hilal wanafashije n'ikipe ya Al Hilal kwegukana umwanya wa gatatu, akaba ari we rero meilleur buteur cyangwa se top scorer wa Sekafa Kagame Cup 2026. Djibril Watara nawe akaba hawe igihembo, ahembwe ba top scorer 2, Samara w'ikipe ya Al Hilal ndetse na Djibril Watara. Igikombe cye kikaba gishikirijwe Vice President wa Ferwafa